bakunzi wa M Devote Official turabasuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Tumaze iminsi myinshi cyane tutari kumwe, ariko uyu munsi twagarutse kugira ngo twongere dukomezanye umurimo w'Imana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Innocent, tumuhaye ikaze. Yego, murakoze cyane. Uyu munsi rero tuje kenshi tugiye kuganira ni gute umuntu ukiri ingaragu, umuntu w'umukobwa muto, umusore mutoya, umuntu utaragira urugo abasha guhagarara mu murimo w'Imana, akaba umukozi w'Imana. Kandi hanze aha ngaha hari ibishuko byinshi bikomeye ubona bitoroheye buri wese, kandi akenshi dusanga urubyiruko rukunda kuba rufite ibishuko byinshi birukurura, cyane cyane muri iyi minsi y'imperuka turimo, uburyo butoroshye. Mubasha kubibahamo gute mukozi w'Imana? Yego, murakoze. Gusa icyo navuga cyo twese ibishuko bitugera kubera ko none se ntabwo uzi ko haba abantu bitwa abashuga dadi. Ese ntabwo uzi ko haba abantu bitwa abashuga mami. Ubwo se shuga dadi ashakisha umuntu mukuru bari mu rugero rumwe, ubu bashaka abana abasore bashuga dadi bashaka abakobwa cyane batoya, bivuze ngo bafite ikibazo kubera bashuga dadi. Noneho shuga mami nawe abashaka abasore bari hasi, ntabwo ari abagabo basaza. Urumva rero twese dufite ibishuko bimwe, bako shuga dadi urumva zirahari, shuga mami zirahari, n'urubyiruko rurahari, turashakishanya gutya. Bivuze ngo twese tugeragezwa kimwe, ahubwo nuko abantu bakiri batoya kwirinda kuba guki, kuba kudahagije, gufite bivuze ngo nyine baba bataraba inararibonye muri ibyo bintu. None se naho ubundi twese nta musaza ejo bundi wumvise waguye ku mukobwa, ni umukobwa waguye ku musaza. Ntiwabyumvise? Ubu se yajyaga hashaje kuri iyi ejo bundi mu makuru yajyaga. Sigaye ubona ko abantu bitwa ko ari abantu bakuze basigaye bagerageza gushaka kugusha abana. Mu minsi ya nyuma twese turageragezwa kandi kimwe, ahubwo twese dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Naho ubundi niba atari ibyo, twese ibyo dukora turabikora. None se urubyiruko kubona ari abantu ubona nyine ko mukiri batoya, akenshi usanga abantu bakuru baba barahuye n'ibintu byinshi bitandukanye n'ibyo bakora bakaba babizi. Ariko nk'umukozi w'Imana shingiye ku bintu biri hanze aha ngaha, iterambere, gushaka amafaranga, ibibazo byabo bashuga mami n'abashuga dadi, ubasha kurwana ute, ubasha kurwanya ute buriya buzima, kandi uri umukozi w'Imana ugomba gutanga urugero, ukaba n'ikitegererezo cyiza ku rundi rubyiruko rugenzi rwawe. Murakoze. Ibyo rero nibyo navugaga, twese turi kimwe. Buriya aka kanya ndi kurwana, n'undi ari kurwana. Nicyo kintu ejo bundi umuntu yambajije, ambaza ngo kubera iki ingo z'abarokore ziri gusenyuka. Ntabwo ari ingo z'abarokore gusa, ahubwo impamvu z'abarokore tuzitaho, niyo rwaba rwasenyutse ari rumwe, izindi 10 zasenyutse z'abantu basanzwe, usanga urw'abarokore rwo twibuka gusa. Kubera ko uzi impamvu biza kuriya, mu ntekerezo zacu twishyizemo ko abarokore hari ikindi kintu bazi gitandukanye n'icy'abandi. Noneho icyo kintu bazi kigatuma batasenya. Urumva icyo kintu? Twebwe tuzi neza ko abarokore buriya bitwa abarokore hari ikintu bazi kinjiye muri bo. Icyo kintu kinjiye muri bo rero tukaba tuzi ngo cyatuma cyakavara ikintu cyitwa gusenya. Yego. Bakaba batasenya. Ubyumva? Ariko noneho ntago abarokore bose, nubwo tuba twita abarokore, ntago abarokore bose icyo kintu baba bagifite. Byakagombye kuba bagifite. Bose bakagombye kuba bagifite. Ariko ntago bose baba bagifite. N'ubundi haraba batagifite kandi bitwa abarokore. Niho biza kugoranira rero. Noneho ruza gusanga no mu bantu bakuru nabo hari ibyo twagombye gutekereza ko bafite, ariko nabo hari igihe baba batabifite. Ariko kubera bwa bukuru bwabo twari tuzi ngo barabifite. Urubyiruko rero natwe hari abo tuzi ko bose bameze uko ntabyo bafite, ariko hari mu rubyiruko rubifite ibikirebe Kristo. Amen. Ko Kristo ni udushoboza, ni uduha imbaraga za buri kintu cyose twaba tugezemo kitari cyiza, ni uduha imbaraga kugira ngo tuneshe icyo kintu. Nawe ubundi atakurwaniriye, nawe uragenda nk'abandi. Yawe iki kintu ushaka kukubwira, buriya ntabwo Yesu yaje gupfira umuntu ngo apfire umubiri. Oya. Wabyumvise? Ubundi Yesu yapfiriye umuntu w'imbere. Bivuze ngo uyu mubiri w'inyuma ntabwo ujya ukizwa.
urimo cyo cyo kintu none ubwo iyo umuntu amaze kugwiza umuntu w'imbere munini uyu w'imbere atsikamira uw'inyuma akamurusha ingufu igihe ngubwira cyumvise iyo umuntu w'imbere amaze kubyibuha atsikamira uw'inyuma ugasanga nta burenganzira abonye bwo gukora ibyo ashatse kimwe nuko niba uyu nawe afite uw'inyuma ari we munini w'imbere ari mutoya uw'inyuma aratsikamira uw'imbere uw'inyuma akora ibyo ashaka uw'imbere ye gukora ibyo ashaka wabyumvise bivuze ngo niba Kristo yimutse muri wowe hari mundi ubu urimo aragukoresha iby'inyuma ashaka nyine ni kamere ararikiye iby'umwuka yanga umwuka nawe ararikiye ibyo kamere yanga urumva ibyo bintu bivuze ngo kamere y'umuntu w'inyuma ntabwo ashaka kumva umuntu adasambaye nta kandi ari byo ashaka ntabwo ashaka kumva umuntu atibye ntabwo ashaka kumva umuntu atabeshye ntabwo ashaka kumva umuntu atagize noneho uw'imbere nawe ntabwo ashaka kumva umuntu yasambaye urumva biba biri opposite uri kubyumva rero ubyibushye muri wowe atsikamira undi bivuze ngo Yesu rero we uwo ari we wese yaba ari umusaza yaba ari umusore yaba ari umukobwa yaba ari mwiza yaba ari dore hari ikintu kigiye kwica abantu uzi umuntu ari mwiza akavuga ngo uri mwiza ari batanu ndakurahiye satani yabimariye abantu arakubwira ngo uri mwiza ukabura pfuye karabaye utamenya ubwenge ubwo bwiza burakwica ego kuba mwiza ni ugusambana kuba mwiza ni ukwigurisha kuba mwiza ni kuba mwiza ugasanga nibyo byonyine uzizi bigatuma ukingurira ibintu utagombye gukingurira uza gusanga rero harimo ikibazo cya mbere cyabaye nuko uw'imbere ari muto anyunyutse adafite imbaraga bivuze ngo Yesu no mwimika muri wowe akaba ari munini muri wowe azaganza uyu mubiri bivuze ngo umwuka azanisha kamere ariko ubundi kamere ntabwo igipfa uburyo ipfa bikabikubwiye muri ubu buryo ukuntu ipfa kereka iyo mwuka yayitsikamiye akayiheza hasi ariko ubundi urarangara mwuka nawe agacika intege kamere ikazuka wabibonye ukuntu biba bimeze abantu babwira ngo kamere nyine ubundi ni byiza ko dupfana na Kristo tukazuka bivuze ngo sijya uriho ahubwo ni Kristo uri muri iki uriho muri iki urabyumva ibyo bintu bivuze ngo rero iyo uhamije kuvuga ngo ntabwo ari jya uriho ni Kristo uri muri iki biba bishatse kuvuga ngo ya mirimo ya kamere nta hantu gihurira nayo uko si wowe ahubwo noneho wemera ubushake bwa Kristo bugakora muri wowe kara karirimbo karanezeza cyane ukaririmbo kavuga ngo napfanye nawe kandi nzukana nawe ubu sijya uri muri jye sijya uriho muri jye ni Kristo uri muri jye rero nagiye kure nicyo shaka kukubwira n'urubyiruko narwo rufite Kristo ibyo bintu nta nubwo niba ari ibintu bikomeye cyane guhangana nabyo kuko Kristo we yirwanira urwo rugamba icyo usabwa we ni ukumushyira mu buzima bwawe akabamo noneho ukamwemerera akakuyobora n'umuntu mukuru rero nawe Kristo arimo nawe ntabwo biba ari ibintu bihambaye apfa kwemera Kristo akavuga ati ndakwemereye nyobora aramuyobora bigakunda ariko urangara gatoya umubiri ukakwiyoborera nyine twese natwe nubwo wumva wajya ujya kubwiriza ukava ujya gukora ibindi wajya ujya guhanuka ukava ujya gukora ibindi uramutse utemereye Kristo akaba ari ukuyobora uyu mubiri w'inyuma wakuyobora kuko ntujya ukizwa nuko bimeze bivuze ngo icyo ngicyo cyo ubimenye ngo twese turi kimwe twese turwana intambara zimwe ahubwo hanesha uwemereye Kristo akamurwanirira bivuze ngo ari abasenga n'abadasenga cyane cyane urubyiruko turi hano turi kumwe rudukurikiye umunsi ku munsi mudukurikira kugira ngo ubashe kugera ku byo wifuza kugeraho byiza kugira ngo ubashe kugera ku ntego nziza kugira ngo ubashe kuba uri we mwiza no gukurikira Kristo ukamureka akakuyobora akaba ari ukuyobora nawe ubundi niba mugongana yashatse kuba kuyobora uyu munsi rero nta rukuntu urubyiruko rwo twebwe niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo musore ishimira ubusore bwawe ariko wiba nk'ibyo ukora byose hari bikujyana he mu rubanza uzi yo wumvise Bibiliya ivuze ngo ishimira ubusore bwawe burya umusore Bibiliya ibivuga ntabwo ari jewe umusore bivuga ni umuntu ufite imbaraga zo gukora ibyo ashaka urabyumvise bivuze ngo umusore wishimira ubusore bwawe wowe ntiwabuvuzwa none wowe nta kintu ufite imbaraga byo gukora birahari byinshi ushatse gusaba yambo hariya ntiwasaba yambo cyane
none ubwo rero nibo bibiri ivuga uwo nguwo ufite ubushobozi bwo gukora ibyo ngibyo ashatse nabikora ariko amenye ko ibyo byose akora ari imujyana mu rubanza. Bivuze ngo yaba usenga yaba udasenga, yaba ari umuto yaba ari mukuru, apfa kuba afite uburyo yakora ibyo byaha. Bibiri iti mwita umusore, kuko ivuze umusore, ubundi umusore n'umuntu winyakura washaka ikintu akagikora kuko afite imbaraga zo kugikora. Rero umuntu wese ufite ububasha bwo gukora ikintu ashatse, icyo ngicyo ashatse, niba ari ugusambana akaba nta kintu kiri bunangire nkaba nabikora nta bintu byinshi, niba ari kugira gute nkaba nabikora nta bintu byinshi, uwo nguwo niyo biri bwangishimira ubusore, bikore rwose kuko urabishoboye. Ariko wibuke ko ibyo ukora byose ari bikujyana he mu rubanza. Burya ntago ari umusore uyu nguyu wenyine. None yari bikujyana mu rubanza, tuzi ko Imana ibabarira cyane. None se nabikoze ndi umusore namara kuba umugabo nkihana sinabambabarira, ubwo si bijyana mu rubanza urumva bigihana nta bihari. Aba habwirwa umuntu nyine wa ufite imbaraga zo gukora ibyo akora nabikora, ariko amenye ko byose ari mujyana mu rubanza. Rega buri ari imirimo myiza n'imirimo mibi yose izajya mu rubanza cyane. Tumaze iminsi akenshi tubona ibibazo by'abana cyangwa urubyiruko muri rusange usanga batabasha guha agaciro ababyeyi babo. Ugasanga umwana amaje gukura cyangwa se atangiye gukura, ariko ugasanga ntiyumva impanuro z'ababyeyi, ugasanga n'ijambo ry'Imana ntaryumva, ugasanga abaye umwana w'ikigomeke wiyobora. Oya, batumva ijambo ry'Imana ntago ari abana gusa, abantu bakura ahubwo amatwi nabo sinavuga ni abantu bose muri rusange. Abatumva ijambo ry'Imana ntago ari abana gusa, ariko abo bana nabo batumvira ababyeyi, urebye usanga ni Satani yatatse urubyiruko. Satani yatatse urubyiruko ntirwaba amaso, n'ababyeyi babo benshi ntibababira amaso. Bakoreka mwereke buriya, reka mwereke urugero. Hanjye natangiye kunywa itabi, natangiye kunywa urumogi nkiri muto, uzi kugira ngo numve ngo nduvuyeho. Urumogi ni no test, urarugerageza uzi ngo uzarure kuko ushatse, ariko rugahita rugutwaza igitugu, none ugashiduka atari wowe urunywa, rwo rumeze nk'urukundo cyane, ukaza gusanga ibibazo byabaye. Noneho sasa nsengera abantu benshi kandi b'urubyiruko, uza gusanga benshi batwawe na Satani, baratwawe bakiri bato. Harigeze bari karande, babyumvise, zikabakurikira ababyeyi ntibabimenye, zo zikabatangira kare ababyeyi ntibabimenye, bakazamuka ari abana bananirana. Ariko ari Satani barimo kugira ngo n'ubundi karande ziwabo cyangwa se ibyo babatongere n'ibyo babahuyemo bibe iby'abananirana bajye ku muhanda. Ugasanga karande n'ukuzerera, hari igihe bihera aho ngaho ari karande. Hanyuma ahubwo umubyeyi kugira ngo atandukanye karande n'ibitari karande nicyo kigoranye. Naho ubundi kunanirana kw'abana utaramenya igituma ananirana, ubakagaya nta kintu nkivugaho, kubera ko jewe mu byonzi karande zimaze abantu kandi bakiri bato, bo bakagira ababyeyi babo bakagira ngo no kunanirana gusanzwe, kumbi nabo sibo babaho mu buzima bumeze nk'ubw'inzozi, wagira ngo baba barota, nabo sibo. Hari abantu babaye kazizi kandi batabishaka, hari abasambanyi karabutaka kandi batabishaka. Ibyo ro biterwa n'imbaraga zindi ziba zikurimo. Rero ngo we mubyeyi uvuga ngo umwana arakunaniye, itegereze neza, niyitegereze neza, abanza amenye uyu mwana ubundi niki gituma yitwara atya. Kubera ko hari ababyeyi batazi ko Satani akora, bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, kubera ko umwana abona yigira ati yatumva amwe bitabagira ati bakajya ngo kunanira nakundi. Kumbi hari n'igihe aba yatanzwemo igitambo no mu miryango yabo aho ngaho. Kenda bana nese ubune mubwira ejo bundi sinaseye umwana agendera aho gataro, ezo umwana mutagendera mu gataro gute arabizi. Arabizi. Ejo bundi uzabona utanga ubuhamya kuri cano ya Kanguka TV Rwanda, uzamubona atanga ubuhamya avuga ukuntu yagiye kuzimu Satani akamubwira abantu agomba kuzana, akamuha n'amazina yabo n'abari bakanda agomba kubaza. Uwo rero yagute arabanza muteza kutumva, arananira nagira umujinya arashiwe, bo bakagira ngo ni umujinya usanzwe. Kumba umuntu baramutwaye kera, bamutamye igitambo kera. Hari igihe abana babo baba bananirana ari n'ibitambo babatambyemo, ahubwo mbikubwira ubu n'utwumva byumva. Niba umwana arakunaniye ubona umwana atumva kandi ari mu gihe cyo kuba yakumva, shyira agapira hasi ubanze wite warakubise umwana yanze kumva, nashyira agapira. Ubundi ibintu byo mu mwuka giyewe ntabwo njya mbizana mu mubiri, kuko ntabwo nyubeye yuko abantu bananirana badashaka kumva bati jye sishaka kumva. Ariko wowe mukuru banzure, ariko kubera iki umuntu akubwira ngo sishaka kumva,
aho niwe cyangwa uko tuvuze ngo si jya uriho ni Kristo uri muri jye ni nako hari igihe umuntu aba atari wari Satani uri muri we birashoboka nuko byose iyo atari Yesu kurimo aba ari Satani kurimo biragurana. Bivuze ngo hari igihe muba muzinga abana barabananiye kandi nyamara uyu mwana no muba muzi ko bara mu nzu bishobora ko batarara no mu nzu. Uwo mwana nasenge wagendera ku gataro saa saba zarageraga z'ijoro agahita agenda gataro akarara handi hantu mu gitondo akabyuka yagarutse saa 10 yabaga agarutse agahita ajya kwiga. None hakananirana akajya yiba n'amakariso ahubwo iwabo kandi ari mutoya ariko akabiri wowe urakina bakajya ngo nukunanirana agakora ibiki akiba bakagira ngo nukunanirana kumbi we aba kwa Satani. Namwe abana banya ahubwo n'ababyeyi muziranye none ababona cyo babwira ariko musenge mubanze munamenye kuko hari igihe tuba turwana n'ibintu tutazi. Erega izi mbaraga zose zirakora kandi ngiye mu gihe uri kumbaza icyo kintu ndakikubwira mu byo ufitiye experience wabyumvise ndabizi neza ko bibaho ko umuntu ananirana bisanzwe rwose wenda ku giti ariko akenshi baba bafite ikibazo cy'abadayimoni ugasanga umuntu aherananirana agize n'urugo n'ubudabaye wa muntu unanirana kandi nkubwira ko ari byo nirirwamo niberamo abantu baraza ngo basengere barwe kutubaka waza ugasanga Imana ikagwishura ko ari karande yahereye he aruko cyangwa imivumo babavumye gutyo ugasanga umuntu irwahe mu ugasanga karande y'umuryango nta kubaka ugasanga ni karande yo kutubaka ugasanga nuko nta kubaka wowe ukagira ngo ni ibintu bisanzwe kumbi karande urimo nizo kutubaka. Usanga umuntu arahemuka hagahemuka na hariya kandi bamure ukabona nta n'ipantaro agura rigiye nawe abatariwe ntabwo bimutera ntabwo rigiye nawe abatariwe rigiye nawe abatariwe abantu benshi ureba gutya karande zirabazengereje ahubwo nibagire babimenye basengerwe. Ngiye mpora basengerana hari n'abamaze gukira hari umusore ejo bundi hagaru kwivuga ibigwi kuko nta kintu ahubwo ni ukuvuga ngo Mana dutabare twese kuko buriya buri muntu wese agira intambara arwana kandi usanga uko musabira ukuri ukumva mvuga ibi ngibi nanjye ndi kwisabira cyane ni igituma bamvuga ibi rero ni ubuhamya bw'ibintu kuko bazababona benshi bagiye batandukanye. Hari umusore wambwiye ati giye rwose kuva nabaho ibi nta mafaranga nagurishije imitungo kwiga byaranze kandi imitungo ihari irashira nta kintu dore ntabwo njya ndyama ngo sinzire ibintu biraza bikaniga hari abantu bari mu rubuzi n'abana benshi bumva bananiranye ntari n'igihe baba batarara mu nzu nibyo nakubwiye ariko ngo twarajyanye iwabo ni he Nyabihu iwabo ni Nyabihu tujyayo kiwe ndamufatiye gahunda tujyayo jya kumusengerera iwabo nabi wabo bose ubu yarakiza ameze neza ariko mbere byari byaranze jewe ntabwo nyiza karande zikurwaho n'Imana wabyumvise ariko mu byo abantu bamwe b'abakozi b'Imana basingiwe nabyo birimo kwirukana karande bo bakora icyo bagomba gukora hanyuma Imana igakora mu ijambo yavuze bananyumve neza atagira ugira ngo nirukana karande icyakora urwaye karande Imana ikabimishurira ntago sinogenda na sinogenda nashimye urakoze rero njyewe niyo mishuriye ko urwaye karande ngomba kugusengera nawe ukagenda ushimye mu izina rya Yesu nanjye ndashimye ko Imana igukijije inkoresheje izamumugisha kuko nabikoze neza nta kindi ibyo gusa bibaho ndabizi neza biriho rero kunanirana kw'abana hari igihe bari ikibazo cy'uko ari imyuka mibi niba ari umusazi usanzwe bw'ibyo umujyana bakamupima bakareba ariko no hari igihe ubu utamenye umuntu ni umusazi uyu muntu ni muzima kubera kunanirana kuko abadayimoni baracabiranya ntiwapfa kubimenya ariko nubona ufite umwana ukabona niyumva rimwe kabiri bamubwira ikintu wamukubise byaranze uzajya utangire utekereze ko bishoboka ko harimo akandi kantu utazi egera Imana usenge kubi hariho n'abana imiryango itamba n'abandi batabizi ababyeyi babo batabazi kandi abandi barabatanzemo ibitabo ibintu bisigaye bihari nabyo harimo n'abo bamurikira abadayimoni wowe ukayabona ibintu bisanzwe oya birahari ngenda bizi rwose ugasanga umuntu akuze yarapfuye ahagaze ahubwo se urabona abantu badashize yarapfuye akabyara yarapfuye ahagaze byara hari igihe biba ari ikosi ntabwo biba byoroshye rero kuri icyo cyo nicyo nakikubwiraho bitonde basenga Imana barebe basobanukirwe. Murakoze cyane kenshi
mubyeyi urimo utureba uduteza amatwi cyangwa se mwana mutoya cyangwa rubyiruko, igihe cyose ubona hari ibintu nkora urwana nabyo bitarangira, egera Imana usenge. Egera Imana cyane kurusha uko utekereza ibindi ibyo ari byo byose, kubera ko nutegera Imana nta kindi kintu kizabasha kugukura aho hantu uri. Ntacyo. Ndakubwiza ukuri, buri hari n'abantu batabizi ko hari n'abantu benshi babikuzimu batabizi kugira bazamenye ko babatanze n'igitambo nabo ubwabo bikagorana. Usanga ni ikibazo, ugasanga uragenda urakora uvuga buri kimwe nta kutagira, ariko wajya kure ukabona mu gihe cyose umuntu ahari, ukabona umuntu arabyuka mu gitondo akajya ku kazi agakorera amafaranga yabona akayafata mu ntoki, ariko ntabe yakubwira ngo ayakojeje iki ngiki. hari abafite imyuka y'inyatsi cyane, ugasanga ahubwo abandi babonye amafaranga, yego babonye amafaranga ugatangira kuguza, ugatangira no kwambura wowe wagujije, nayo ubonye ntiwishyure n'uwo wagujije. Igihe kiba ari ikibazo cy'inyatsi, igihe kiba ari ikibazo cy'inyatsi, kandi ibyo ngibyo bituruka ku myuka mibi. Twegera Imana dusenge. Rero nibegera abakozi b'Imana babasengere, babisingiwe. Hari abakozi b'Imana bahari ba nyakuri, apana bya bijura mubona byirukanka bimeze nk'imbwa z'igasozi. Hari abantu ubona ukayona abakozi b'Imana kumbi n'impyisi mahuma. Nawe rega wareba umukozi w'Imana ukamumenya. Shishoza cyane. Rero umukozi w'Imana rwose wabisigiwe gusengera mu izina rya Yesu, abadayimoni bakuvira. Abantu hano hanze bararushye cyane cyane, ariko nzi ko hamwe no gusenga byose birakemuka. nta kintu na kimwe kidashoboka. Yego, nta kintu kidashoboka igihe cyose umuntu agerageje kwegera Imana. oya nzabaho umuhamya bw'ibyo bintu ngiye baranabindoze, ngiye bigeze kunereza inyatsi koko. inyatsi ziranjujubya mwabantu mwe. Umuntu arazindoga azinterereza, Imana yabimishurira ko uwo muntu abinterereje. Ntabwo namuvuga gutya ngo mpite muvuga, ariko ndamuzi. Nawe wanyumviseho burya ahita bimenya ko ari we mvuze. Biranzanyeza ku byo nabikaga n'amafaranga mu mufuka. Mu kanya najya kurebamo asanga ntayarimo. Yose ibyo bintu wabitekereza ko umuntu yabika amafaranga mu mufuka, mu kanya yaza gukoramo agasanga ntayahari. Biragoranye, biteye ubwoba. Rero hariho n'abantu rwose bazitererejwe, barazitererejwe. Rero abo ngabo nubona byanze gutyo, igira abakozi b'Imana bagusengere, uzabahe nimero yanjye n'abandi uzazi kwa kuzazimura cyane, kuko ntago ari ubwa mbere isengera abo bantu. Ngiye yo nkunga nzayitanga mu izina rya Yesu. Ugomba kubasengera abazimu bagashya, kandi kubw'imbaraga z'Imana duhabwa nijoro. Ntabwo ari cyo gusa, hariho n'abandi. Ariko ndakubwiza ukuri, cyo nakubwiraga cy'abana, icyo twavuga cy'abana. Abana benshi, hari ababyeyi bazi ngo bafite abana babananiye, bakagira ngo ni uburenganzira bw'abana. Kumbi abana bo nabo sibo, babaho mu buzima bumeze nk'ubw'inzozi, nabo baratanzwe mu bitabo. Hari igihe rero biba ari ibyo, cyangwa barabaroze ubundi ibindi bintu bituma munaniranwa. Reka Satani akuzamo akakubwira ati ariko twigendere. Hariho ababwirwa n'amajwi buriya, ariko ibi bintu ubundi uzabivuga ngarukirize. Uziko hariho ababwirwa n'amajwi, akaza neza ijwi rikakubwira ngo mama, akaba akubwira ngo kora iki, ijwi rikakubwira ngo kirore. Cyangwa ukabona umwana ijwi riramubwira ngo irirwa ugenda neza, kumva kwicara hamwe ntibikunda no kwirirwa agira ate. Wowe ukajya umwana n'ingunga, kumva afite ibimubwira. Erega niba byumva hano bazabikubwira, bazabitubwire rwose, bazanabyandike muri comment, babikubwira ubimenye. Hariho n'abazinduka bakagenda, ukagira ngo ni ibintu bisanzwe, kumbe we hari imwabo bimubwira ngo twagiye, akagenda kandi ko nawe akagaruka akibaza ariko ibintu bamubi, ukadiha kumbi nawe ntabwo ari. Ukabona abana babuze ubwenge mu ishuri, ukajya ngo niwe, kumbi afite ibimukuramo, ntabwo ari. Afite izindi mbaraga z'abadayimoni, akwiye gusengerwa, akwiye kwaturwaho imbaraga z'Imana, akwiye amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo abe muzima. Ejo bundi hari umubyeyi nahanuriye, ndavuga nti nyamara twari tuvuganye, ndavuga ndi kubona Satani azamuye intambara aho ngaho, abadayimoni barabagushumurije, barakuva bahita bakata ku mwana wawe afite mu mwaka umwe n'igice, gutyo ibari ntabwo iragera. Ntabwo nkubeshya, urumva ngiye ibintu mvuga ni ibintu biba bihari, bifite n'ibihamya. Ndavuga rero ndabona nawe bashaka umusaza ari uruhinja. Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, ariko ntabwo nkubeshya. Yamamagaye nyuma y'icyumweru kimwe, saa saba bwati umwana yasaze kabaye. Naramusengeye umwana bamuzi, ariko yari yasaze. Hari igihe rero
utajya ngo wenda nako kanya namusengeye gutya agahita bamuzima. Yarasaza arangije mu kindi gitondo arabyuka aheka igikapu ibintu byose abishyira ku ruhande saa 10 z'ijoro zo mu gitondo saa 10 wabyumvise yo saa yari ari kwegeranya ibintu byose. Umwana utaruzuza imyaka 2 ari kwegeranya ibintu byose. Abwira se mu mazi none hahita amenya no kuvuga neza. Akabwira se ati papa atundagiye bayi. Akabwira nyina atundagiye bayi. Yahetse ibikapu. Umwana w'umwaka n'igice ubwo ibiri ntago arayuzuza. Abantu barasara itekereza ko uyo mwana nkayo ngo wasare. Wowe urabyumva uteze. Iwabo bararabicaye bareba ibintu bikabacana. Kumbi Satani iryo joro namusengeye ahita hindura strategy. Ahita z'ubundi buryo umwana ntiyagira ate bakagira ngo ni muzima n'ibindi bintu ari gutekereza. Wowe urabona umwana byutse saa 8 w'igihe kingana gutyo agiye muri gahunda ze utekereza ko ari amahoro. Urabona n'ubwenge afite ntibusanzwe. Hari abantu barimo abadayimoni bakeneye gusengerwa imbaraga z'Imana zikabageraho abadayimoni. Kandi n'ukuri pe ntabwo mbabeshya. Abakozi b'Imana barahari nubwo ari bake ariko barahari. Abenshi ni isatu na amasatura ni nka bya bigurwe by'igasozi. Bya bigurwe by'igasozi bigira amenya meza atyo. Ko muri basanga ibyinyo bimeze bitya birasobekeranye gutya. Abenshi nuko bameze biteguye kujya burego bagakacira. Iyo umuguyeho rero ujyawe kuri Satani neza. Ariko abakozi b'Imana banyakuri barahari basizwe amavuta y'Imana. Imana ikoreramo abapfunese ubu mubeshye. Nta n'ubuhamya ujya wumva nta nubwo mu byumva mukoresha social media. Hari nukuri kw'Imana ngiye uganje ku buhamya bwanjye maze gusengera abantu barenga 6 bapfuye bakazuka. Uzampakanya azabikubwire nawe bitubwire aze bamuha ubuhamya. Amen. Wabyumvise? Ntabwo mubeshye. Ubwo rero ibyo ngibyo bituruka mu bushake bw'Imana nta muntu ufite izo mbaraga we ku giti cye. Icyo akora yari umukozi w'Imana w'ukuri. Akabikora mu kuyemerwa n'ijambo ry'Imana n'ikimana yamuvuzeho. Biraba. Urakoze cyane. Biraba rwose. Urufatiro rw'Imana ruracyariho. Rwanditsweho Uwiteka z'abantu be. Arakoze cyane umukozi w'Imana. Imana yo mu ijuru imuhereze umugisha. Babyeyi dufite ibibazo. Reka ako karirimbo reka nkaririmbe utarakura. Nanjye nkaririmbe. Urufatiro rw'Imana ruracyariho. Rwanditseho ijambo ngo Uwiteka azabe. Abamuhungiyeho barakomera. Ntibanyeganyezwa. Urufatiro rw'Imana ruracyariho. Rwanditseho ijambo ngo Uwiteka azabe. Abamuhungiyeho barakomera. Ntibanyeganyezwa. Barakomera. Nibyo ngibyo. Imana ibaho umugisha. Urufatiro rw'Imana ruracyariho kandi abantu Imana yatoranyije ntabwo bazagenda maramaza. Kandi bene ibyo byiringiro byo kwiringira Uwiteka ko ari umutunzi w'imbabazi agira neza bugacyabukiye. Ntabwo bikoze isoni. Imana ibaho umugisha kandi bagire neza mu izina rya Yesu. Ariko musengera urubyaro. Satani yarahagurutse arakorera mu basore, arakorera mu nkumi, arakorera mu bigabo, arakorera mu babyeyi bakuze ukagira ngo ndabizi. Imana ibaho umugisha. Arakoze cyane umukozi w'Imana. Mubyeyi uzi neza yuko ukeneye gusengera umwana wawe. Mubyeyi uzi neza yuko ukeneye gusengera ubuzima bwawe nawe ubwawe bwite. Shikama usenge umunsi ku munsi kuko Shitani irakora. Ica mu bana, ica mu bandi batandukanye. Ubu uri kumwe nabo igihe cyose gukeneye nawe ubwawe gucamo. Ariko hamwe no gusenga no kwegera Imana cyane. Byose birakunda. Shitani abasha guhunga. Imana kandi iratwumva nkuko tumaje kubiririmba kuko urufatiro rw'Imana ruracyari. Murakoze cyane turi kumwe naho utaha. Imana ibahereza umugisha. Shalom. Shalom.